ndabasuhuje cyane. Mu buzima bwacu bwa buri munsi hari ibyo twifuza mu buzima bwacu, ibyo twifuza kuba tumeze, uburyo twifuza kuba tubayeho dufite imbaraga, twifuza kuba igihe kirekire kandi ufite n'ubuzima bwiza, nta ndwara, ufite imbaraga kandi umeze neza cyane. Ibyo rero kugira ngo bigerweho hari ibanga umuntu akoresha cyangwa se hari uburyo umuntu akoresha mu buzima bwa buri munsi kugira ngo abashe kubigeraho. Ikaze uyu munsi nibyo tugiye kurebera hamwe. Buri wese rero icyambere akeneye ni imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri haba ku myaka ufite, haba igitsina uriwe uri umugabo cyangwa se uri umugore cyangwa se icyo ukora, buri wese uko ameze kose akenera gukora siporo cyangwa se imyitozo ngororamubiri kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Urashaka rero kumererwa neza cyangwa se urashaka kugira imbaraga nyinshi, urashaka kuba igihe kirekire, urashaka kubaho nta burwayi, kora imyitozo ngororamubiri. Impamvu rero nizo ngiye kukubwira impamvu ugomba kuyikora. Byinshi cyane twagiye tureba, twabonye ko siporo ari ikintu cyiza cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi, ni igisubizo ku byo abenshi bibaza, kuko iyo ukora siporo bigufasha gucunga cyangwa se kumva umeze neza cyane. Icyambere ni ukugira ibiro bikwiye. Kugira ibiro bikwiye bituma wumva umeze neza cyane. Imyitozo ngororamubiri rero kurinda kuba wakwiyongera ibiro cyane, kuba wabyibuha, ikindi noneho ikaguha n'ibiro bikwiye, ibiro ushaka. Mu gihe rero cy'imyitozo ngororamubiri ukoresha imbaraga, bikagufasha kwa gutwika bya binure bishobora gutuma ubyibuha, bikakurinda rero umubyibuho utajyanye n'uko uteye. Ikindi noneho siporo igufasha kumererwa neza no mu mubiri wawe. Mu mubiri wawe wumva umeze neza, wumva utuje. Mu gihe wumva wenda ufite ibibazo byinshi, ufite ibibazo byinshi, wigunze cyangwa se urumva ubabaye, urumva utamerewe neza, urumva mu mubiri ufite stress n'ibindi, mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri rero iyo ufashe akanya ukayikora, bya bindi byose birashira. Kuko mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri ubwonko ubuha gusohora ya misemburo ituma utishima, ahubwo ubwonko bukabona ya misemburo ituma wishima kurushaho, ukamererwa neza cyane, mbese ukajya muri mood. Muri make rero siporo iragenda ikagabanya bya bibazo bishobora gutera stress cyangwa se bikongerera kumva utameze neza cyane, ndetse bikaguha kwishima, ukishimira nuko uteye, ukishimira ibiburimo, ukishimira icyo umaze kugeraho. Ikindi kandi nukora siporo izagufasha kurwanya indwara nyinshi zikomeye. Indwara z'umutima twavuga nk'umuvuduko ukabije w'amaraso, twavuga guhagarara k'umutima, twavuga gufungana k'udutsi dutwara amaraso ku bwonko, za stroke n'ibindi zibasira abantu benshi cyane cyane muri ibi bihe turimo muri kinyejana. Za diabete yaba yo mu bwoko bwa kabiri, kwigunga gukabije ibyo bita depression, n'indwara nyinshi z'imitsi ndetse n'umugongo ushobora kuzigabanya cyangwa se kubirwanya, cyangwa se kurwanya ibyago byo kurwara izo ndwara ukoresheje umubiri wawe imyitozo ngororamubiri ikwiye. Siporo rero ifasha amaraso gutembera neza. Amaraso atembera neza no gusukura imiyoboro y'amaraso ivanamo ya myanda ishobora guteza ziriya ndwara maze kukubwira. Ikindi noneho siporo ifasha gusinzira neza. Siporo ituma umuntu asinzira neza. Niba ugira ikibazo cyo gusinzira bikugoye, uryama wenda ushigukira hejuru, niyo wabona agatotsi ukahita ushigukira hejuru, cyangwa se ukumva ugeze mu mubiri ibitotsi urabibura, cyangwa se uryamira cyane, imyitozo ngororamubiri izagufasha kuruhuka neza, uzasinzira kandi igihe gikwiye, bikongere n'umusaruro mu gihe cyo gukora. Niba ugiye mu kazi wasinziriye neza, umusaruro uziyongera. Gusa si byiza gukora siporo wenda amasaha menshi, cyane cyane iyo wegereje kujya kuryama. Hoya, nibura ukora amasaha nka mbere y'amasaha 3 kugira ngo uryame, ariko niba uri hafi kuryama ubura nk'isaha ngo uryame, kora imyitozo ngororamubiri yoroheje, nabyo bishobora gutuma ugira ibitotsi kandi ukaryama neza cyane. Siporo kandi inatwongerera ingufu mu gihe cyo gutera akabariro. Impamvu nuko mu gihe wumva utameze neza, wumva nta kabaraga, wumva udashimishwa n'umukunzi wawe uko bikwiye mu buriri, imyitozo ngororamubiri ishobora kugufasha kongera bwa bushake ndetse n'imbaraga. Hari ubushakashatsi nasomye bugaragaza ko gukora imyitozo ngororamubiri cyane cyane ku bagore bibongerera bwa bushake bwo gukora kiriya gikorwa, mu gihe no ku bagabo nabo gukora siporo rwose birabafasha cyane, ndetse ugasanga n'ubushake bwiyongereye bakanishimira kiriya gikorwa
bariho. Ibi rero reka mubwire ko rero siporo nayo ari ingenzi cyane muri kiriya gikorwa kandi bikagenda neza cyane nta yindi miti ufashe. Hanyuma rero imyitozo ngororamubiri yongera n'ibyishimo ndetse n'ubusabane, kuko iyo myitozo ngororamubiri cyangwa siporo bigufasha gusabana, kwishimira abandi no kumenyana n'abantu bashya. Ibi byose rero bikurinda kwigunga, kuko ntabwo wakorera siporo mu cyumba oya, bisaba kujya hanze ugahura n'abandi, cyangwa se niba urimo gukora marishe wahuye n'abandi uramenyana n'abandi. Byose rero bikurinde kuba wumva uri mu rugo wigunze, kuba wenyine, kuba wumva wihebye. Binatuma rero ubuzima bwawe muri sosiyete burushaho kuba bwiza cyane wakoze imyitozo ngororamubiri. Ushobora gukora siporo zitandukanye, ushobora gukora siporo iyo ari yose wifuza, yaba gukina umupira, yaba kwiruka, yaba gukina basketball, yaba volleyball, yaba koga, yaba kunyonga igare, kugenda n'amaguru wihuta, yaba yoga, byaba gusimbuka umugozi, byaba kugorora ibice bitandukanye by'umubiri, kujya muri gym tonique, gukora pompage, gukora cyangwa se guterura ibyuma n'izindi zose wumva wifuza kandi ubasha gukora rwose ziragufasha cyane. Ikiza nuko rero iyo bikurambiye siporo imwe uyivaho ugatangira iyindi bikagenda neza cyane. Haranira rero ubuzima bwiza ukora imyitozo ngororamubiri. Ndagushimiye, nitwa Isabelle Dusengimana, dusubire mu isomo ry'ubutaha.